yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninda arakumva. Ngiye muri ati Rwanda nkasanga nyine n'ubundi ya ndirimbo ije ni ya ndirimbo usanga abantu bafite ibibazo bari kugenda nyine tayagana mu bihore nta mpamvu yo gucirana imanza kandi ntaho zibibera mu nda wenda si wowe wabihisemo isihinduka nk'uruvu basi ryeru mamereye nivi mana mvani muheru nge ni different y'umuziki wanjye ngiri gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora. Yego nicyo nari gukurikizaho. Yeah. What's up, man? Just hangaha turi rero ni kuri DTR TV Rwanda. Ikaze cyane ku bari mu mpande zitandukanye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, ibirangirazuba, ibasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe ndetse n'abaherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga ibihugu duturanye muri East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Congo, hose turahabaye cyane kandi ntabwo twakwibagirwa n'abari muri Afrika habagiye batandukanye, South Africa, Zambia, Mozambique ndetse n'abandi bose badukurikiranye cyane. Abo bose tunizere ko turi kumwe cyane. Uyu munsi dufite show ariko ntabwo twakwirengagiza ndetse n'abantu baherereye i Burayi, Amerika ndetse na Asia. Abo bose mudukurikiye twizere ko mumeze neza cyane. Mumeze bute guys? Yeah. None hanga rero turi kumwe n'umuntu hano uteye ubwoba, umustar, ariko simbizi neza nimba ari umustar cyangwa ari iki, ariko guys agiye kutwibwira, tubwire wari tuzaniye iki muri studio za DTR TV Rwanda. Ikaze. Nitwa Eazy, ndomu artist. Yes. Kwandika indirimbo no kuririmba. Eazy, wandika indirimbo ukanaziririmba byose. Uba batazi Eazy ubundi twamubwirwa niki? Twamenya ko ari umuntu ki? Twamenya ko ari bimeze bite? Ni umuhungu muto cyane. Ukunda kuririmba. Yego. Ugira ubwuzu muri make. Nta kindi. Ugira ubwuzu, ugira gute? Ukunda no kuririmba. Ariko ubanza turirimbe twumve ariko Okay. Menya yaje mbere agahinda ni kabi, inkoni nicyo gihembo nibona mu gicuku, mugani wakavuna umubiri wuzuye imvune, irya mukuru niritinda nanjye nzibona riva. Guys, bamubise umwana arahogoza, umwana afite ijwi. Eazy, ubundi muziki byagenze gute kugira ngo isange uri umuhanzi w'indirimbo, uri umuririmbyi, uri umuhanzi? Ubundi Eazy nyine kugira ngo izina ry'ubuhanzi rwose byagenze bite kugira ngo isange uri umuhanzi? Urabizi bitangira ukiri muto cyane. Yego. Uririmba mu makorari. Yego. Bamwe bakagenda bavuga turabizi bino bintu, ariko nge ntago ubundi nziko nkura nge muri nge ubwanjye nziko nkura. Bavuga ati ibintu wabishobora birangira nyine nanjye mba umuhanzi nk'abandi bose. Ikibazo hari igihe muza mukatubeshya mukadufera ngo mwaririmbye mu makorari ngo mwagize gute. Ngiye ko ndi nkubona mbona ari umuntu udasenga, utarigeze unasenga ahubwo. Senga cyane n'ubu. Urasenga n'ubu cyane. Turega akaririmbo kamwe byibuza ko mu rusengero kamwe wumva wibuka neza waririmba ukuba ati byibuza. Bavuga ngo na n'ubu naririmba. Nta kibazo. Okay, na n'ubu waririmba. Reka ndirimba akarimbo kanje. Nasoye bwa mbere njya muri studio. Ndi kwishuri ngira ngo ndebe se ndi umuhanzi wemewe ubundi. Yego. Banzi niyumva ubundi ndi umuhanzi. Yego.
bwa mbere njya muri studio numve ko ndi umuhanzi wa nyawe ni inshuti iyo ndirimbo yanyeretse ko ndi umuhanzi muri make. Okay. Iyo turi muri isi duhura n'ibibazo rimwe na rimwe tukumva ko bitasubizwa tukagira kwiheba tugata ibyiringiro tukumva ko Imana yacu ntayihari ariko ibyiringiro inshuti yanjye birahari twifitiye umwami mwiza ntiyatureka ni inshuti y'ukuri itagihemuka ibana na buri wese wumva wihebye umubwira ibyawe byose niwe nshuti y'ukuri umubwira ibyawe byose arakumva. Ni akaririmbo k'Imana ka gospel. Indirimbo y'Imana bita ni inshuti n'igihe nayo ndimo nayanditse n'igihe nayo ndimo ndangije nyine nje no muri studio numve ubundi ndi umuhanzi. Ako karirimbo se ushaka kukabona kuri YouTube ushaka kugenda ukandika Izira ni inshuti by Izira uyitubona cyane uyitubona. Eazy ko numva ufite ijwi rikomeye cyane se ino kariyeri nkaba ahubwo tukaba tutarimo tukubona cyane bimeze bite ubundi byayenze bite? Urabona ubushobozi uno muziki urahenze muri make sukuvuga urebye n'indirimbo mero gukora ashize hafi imyaka ibiri sukuvuga ngo indirimbo nanga gusora cyangwa no ko nabikunda so usanga nyine ibibazo by'amafaranga hanze kumva ko nyine bagomba gushora umuziki urabizi hano hanze biragoye cyane usanga bivunanye gasanga nyine nicyo kibazo kitugonga cyane ariko nanone ubanza kwiga ikibuga ukareba se hano hanze abantu bari kuririmba bo bameze bati se bari gukora iki biri kugenda bite ukiga ikibuga neza nibwo nahise njya no ku ishuri bihuriramo n'ibyo bintu ariko n'ubundi ndateganya ko nzasohora indirimbo mu minsi iri imbere n'ubundi narakoze ntabwo byabuze ko nakoze ariko ni ugusohora indirimbo bitewe n'uko nazitondetse. Ikindi icyo batazi abanyarwanda nge ni different y'umuziki wanjye ngiri gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi bakora. Nibyo nari gukurikizaho ngo ati utandukane he we wiyumva utandukane he n'abandi bantu barimo bahaga muri kino gihe ku buryo wumva ko ubwo bufasha kuko cyangwa se n'abantu bagukurikiye bashobora kuvuga ati tugiye gushyigikira umuhanzi wacu Eazy kubera ko afite ibintu bifatika agiye kuduhereza ubundi bimeze bite? Different abantu benshi ntabwo ubundi abenshi bavuga ko nge numva ko ntazi kuririmba numva ko ntazi kuririmba nge nzi kwandika niyumvamo kuko passion yanjye numva ari ukwandika kuririmba bikaza nyuma. Nge ndi kwandika topic ndi gukora fata nimba mvuze ngo like nk'ubu ufite topic bita imbuto ngeze kuri topic part 2 hagiye usuri naga ndayisoza ariko ndateye kuzarangiza imbuto nkakora part 6 nkafite indirimbo nkavuga ati nk'ubu ndi gutangira indirimbo ari gutangira ni topic bita umugabo nayo part 1 yararangiye nzakubita gutyo nge indirimbo zanjye muri make ni like ni story ni nama party noneho nge ni refera ku buzima mba numva ko nakora indirimbo umuntu wese wayumva buryo baba mu rusengero hawo umuntu hanze umuntu wese yayumva nyine yamugirira akamaro cyane cyane ni refera ku bantu umwihariko wanjye nisanzemo abantu bambwira ni refera ku bantu bafite ubuzima bubi shaka ko nyine mbashyiramo ikizi. Urashaka kwigira umu revolutioniste ku ngufu se kubohora imitima y'abantu? Niko nisanze niko yisanze nge nandika indirimbo ngiye muri Rwanda nkasanga nyine n'ubundi ya ndirimbo ije ni ya ndirimbo usanga abantu bafite ibibazo bari kugenda nyine Eazy tubwiye urugendo rwawe mu muziki nuko ubishaka ariko mu by'ukuri hari ikintu nashakaga ko utubwira ubundi umuziki wawe ni mu buryo kuri muhanga ni mu buryo buri secular music cyangwa se ni gospel? Ni secular cyane ni secular music urimo ukora ubwo ariko wamaze kutubwira ko wari no mu gospel n'akaririmbo kawe kaba ariko gospel ko numvise se ari keza kuki utakomeje gospel ubundi
nayiririmba nayo rega ntago kuba ugiye muri sekera bivuze ngo ntago warimba gospel n'ubu nta kimbuza gusenga buri gihe ndasenga umunsi n'umwe njya siba kujya mu rusengero Ezra ubone utatubeshya usengera he ngende umudivantiste Ezra uri umudivantiste waturimbe nk'akarimbo kamwe byibuze ko mu badivantiste ukayitinze keza uzi neza kakaturimbe tukumva koko nimba koko ari Ezra n'ijwi rye n'ukuntu baririmbye abantu ku buryo bashobora kumva ngo ino ndirimbo ukuntu twagiye tuyumva mu makorari cyangwa nano na Ezra uko arimo ayiririmba turimo turumva harimo injyana indirimbo ya korari cyangwa se mu gitabo iyo ariyo wowe turi imbere yenda kamwe ko mu gitabo hari indirimbo turirimbe na kamwe ka korari izwi kabisa ku buryo abantu bashobora guhita bavuga ngo ino ndirimbo isanzwe izwi yaba nimba ari abadivantiste bayiririmbye nimba ari abakatolika nimba ari abaproso niba ari bo bose turirimbe tubiri ko mu gitabo nako ndirimbo nyine hari indirimbo ya ambassadors bambwiye ngo ni refere ku idini ryacu hari indirimbo bakunda gutera like ngomeze okay hari indirimbo ambassadors bakunda gutera cyane nkunda nanjye yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninde waremye iyi si n'ibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi yiremera umuntu yamuremye imukunze murutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yayo nyuma y'ibyo byose fata umukungugu w'isi yiremera umuntu urumva akaririmbo kamwe kandi ko mu gitabo ndaririmba akantu gato kuko indirimbo zo mu gitabo dukunda kuzisoma okay hari indirimbo nkunda ni 35 mu badive ni ya 5 mu badive ndakeka ndayikunda byatari murinzi we menyeshigiye mbesi wacu ni muheru dorigiye kijimye kera azindi dashira ni ukakantu gato cyetse ndadebye mu gitabo okay turimo turabibona n'umuhanzi umeze neza cyane murimo muramwumva rero Ezra urugendo rwawe rwa muzika abantu benshi harimo bagiye bakubona bagiye batandukanye muri edition zigiye zitandukanye za iwacu za z'umuziki bashanzwe mu festival wanyibutsa festival ino muziki wacu na muzika wacu na muzika waruvuze wacu na muzika iyi festival bigeze bitabira muri kino gihugu okay niyo nitabira n'irushanwa rya Rwanda nagiye mishije okay okay muri art Rwanda ubuhanzi tubona wamaze watoranijwe mu bantu bagomba gukomeza Ezra ubundi wabonye byagenze biti iryo rushanwa byagenze gute kugira ngo none aha ngaha tubona atari we mu buntu uri ku gasongero ka art Rwanda muzika uko biri ntago navuga ngo kuba naratwaye art Rwanda cyangwa se naraje mu ba mbere top abantu habaho wa mbere n'uwanyu murabizi art Rwanda ya mbere narakoze nsindwa mu majonjora bwa mbere mbese yari groupe hagenda mugenzi wanjye abasha kudapasinga bwa kabiri ngiyemo ngarukira muri bootcamp hejuru kuri tape ya nyuma icyo muri make ikintu ati Rwanda yafashije ni experience yo kuba uri imbere y'abantu bigatuma nkora cyane kugira ngo umenye instrumental y'umuziki urumva ati Rwanda ugomba kujya ucuranga buri kimwe cyose nicyo byafashije muri make experience no kumenya sunda abandi bo bimeze biti muri bootcamp watubwira n'utuntu runaka two muri
urumva nahereye mu majyepfo nzamuka ngera i Kigali, urumva ngeze i Kigali naviremo i Kigali muri hoteli tuba twabayemo. Hoteli hano i Kabuga, sinibuka ukuntu bayita, ni Kabuga hoteli inyuma uri kujya ukomeza za Karenge. Hari hoteli hari notwe twagiyemo, hari abaririmbyi bakomeye cyane bose nyine ubona babizi, nawe uba umujaji kugira ngo uhitemo byakuvuna. Niyo mpamvu rero nje nagiyeyo mbona abantu bazi kuririmba, menya utuntu bana no gucuranga nyine bibasaba ngo nawe umetirize. Nubwo nabashije gukomeza ariko nyine hari ibintu nakuyeyo byamfashije kuba nagira experience mu muziki cyane. Akaririmbi ushobora kuba wararirimbye muri Rwanda Ubuhanzi, ukabona abantu baravayinze zirabonetse, ukabona abajudges barasimbutse baravuze ati yes urakibuka? Bwa mbere nabanje kuririmba indirimbo ya New Bosco nako ya Biruzima. Bwa mbere Biruzima nimba umuzi no muhanzi Biruzima hari indirimbo ye nanjye Mundayisi. Bwa mbere naririmbye Mundayisi. Bwa kabiri ndirimba indirimbo nkuko nakubwiye ngo ndi gukora indirimbo z'amapati, niryo tandukano ryanjye n'abandi gukora indirimbo zivuga amapati. Natangiye indirimbo bita Imbuto, nkuko uziko imbuto ari umugisha, so bizi like ubwo ni umugisha, ni indirimbo zakora amapati nyine. Mba numva nagarukira kuri gatandatu buri pati nangiye, ngeze kuri gatatu naririmbye n'Imbuto part 1 muri bootcamp hejuru, bigenda neza. Waturirimba ako karimbo Kabiruzima Mundayisi. Iravuga ngo umukiraza abaho neza, umuke nabe wahatiriza, ariko bose aho bagana ni hamwe. Ndababwiye azabaha abasore beza, habeho n'inkumi nziza, gusa ubwiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari. Ndababwiye uzabona umusaza afite akabando, ubona umukecuru ahinnye akaguru, ngo icyaha kubwira iby'ubuto bwabo wakumirwa. Umuntu nabeho abe uko ashaka, ariko azajye yibuka ko atazi ibibera mu nda y'isi. Abagana amadini muyayoboke, abatayagana mu bihore, nta mpamvu yo gucirana imanza, kandi ntaho zibibera mu nda y'isi. Wow. Eazy man, iyo ngiyo naririmbye bwa mbere ngihuye. Man, kurenze se jewe ubwo nyese nibaza ukeneye nyine abantu bambwira ko ndi provinga muri bake nicyo nzi, ko nayendeje ntago ariko mba ndi nicyo nzi. Ewana kabisa, courage, umeze neza cyane. Donc Eazy tugiye hanze y'umuziki gatoya mu buzima busanzwe. Ubundi Eazy mu buzima busanzwe ninde, ameze gute, akora iki muri kino gihe? Muri make nge nta kazi mfite, ndi umunyeshuri. Wiga heza? Niga muri AUKA, niga IT. Biba bigoye cyane nyine kubihuza. Narimba mu bukwe rimwe na rimwe, nta kindi naho kazi nyine, nta kindi pe. Umuziki nyine kuwukora byo biba bigoye, no kumvika iwanyu kugira ngo babyumve. Hano hanze nyine ntabwo biba byoroshye kugira ngo bazumve ko ibintu gukora ari byo koko, bisaba nyine kubereka ko icyo kintu gishoboye koko. Hanze nta kindi kintu nkora, so ndi umunyeshuri muri make. Okay. Eazy umunyeshuri muri AUKA, ari muri yiga IT. Ugeze mu wa kangahe? Tubara amasemester, ngeze mu semester ya 4. Ugeze muri semester ya 4? Ubwo semester ya 4 ubwo se si nko mu wa kabiri ra? Twiga amasemester 8, ubwo ngeze semester ya 4 n'igice, ubwo arabura 3 n'igice kugira ngo usoze. None wagiye kabisa. Amafaranga wajya gushora mu kwiga, ubanza usahita uyashora no mu sibye ko bashobora no kugufasha muri biragoye. Ubundi hano udafite umuntu wakujya inyuma ngo amenye ngo ikintu ushoboye ngo ni iki ugikore,
biba bigoye cyane muri muzika kugira ngo uze ukore ikintu urumva urakora indirimbo ubuze ubushobozi bwa video ubuze ubushobozi bwa video ukoze so lyrics na radio ubwa kugira ngo bazakinde indirimbo yawe ni ibishoro nego haba harimo ngo ahantu hose ugeze akana babisaba ngo hari umuntu ubukuri inyuma wowe wenyine ntabwo ushobora kuba wabikora icyo kintu cyo kigoye usanga rimwe na rimwe utekereza ukaryama ukareba ibintu uri gukora n'imbaraga washyizemo n'ukuntu uri kwandika ugasanga nyine biguciye intege aho kubera ko ari passion n'ibintu ukunda ukabatake nzarwana paka ikintu kikurimo burya ugomba guhatana nacyo byange bikundi amafaranga nkuko akwishira ishuri ngo amafaranga ngo tujye mu muziki ntago arabyumva muri we ntago biba bigoye kugira ngo abyumve ibyo bintu kuko umuziki nyine biraho ukunda umuziki ahubwo ngo nyine yumve ko iki kintu cyavamo umusaruro bigoye cyetse ngenda nasaba ufasha by the way umuntu wabona ushoboye kuba ibintu ashobora kuba bizi sho twaza nkuko andi makampani afasha nk'ubu mboneho nk'uko ukimbajije mboneyeho bagize amahirwe hari kampani bita TJP Media nk'ubu nk'amatike aba yanzanye hano bati kuko ni umuntu ubunkunda bati ni umuntu CEO w'iyo kampani bati byanga byakunda nzakora ibishoboka byose bufasha bukeya mvuguye agatike ugasanga nk'ubu naje hano ni TJP Media CEO wayo ni TJP Media no CEO wayo no amatike rimwe na rimwe utudio akanyishyurira ati mwana wanjye bizagenda bikunda ndakeka ko mbonewe no kumushimira yakoze cyane ngize amahirwe nyine ibintu bikagenda neza byakunda ikibazo okay urumva ko guys murumva ko namwe runo n'urugendo twiyemeje nka DTR TV Rwanda kugira ngo turebe babahanzi bamwe barimo babura platforms barimo babura uburyo bwo kwiyerekana kugira ngo bongere bagaragare kuko hari gihe abantu impano zipfapfana zigapfira hari hasi nyamara kandi wenda harimo abantu bashobora kuba bagirira ikintu batiraho itafari ku buzima bwabo cyangwa se ku muziki wabo muri rusange ku buryo dushobora kubona abahanzi dushobora kubona abantu baba artiste mu ngeri zitandukanye bakora ibintu bakunda kandi bakora ibintu bakabikora neza cyane nirwo rugendo rero twiyemeje kugira ngo turebe ko twashyigikirana kugira ngo twese turebe ko twazamuka abantu bakisanzura muri rusange ni televiziyo y'urubyiruko nkuko bisanzwe bimenyerewe cyane none Isra wowe nyine mu rusanze utubwiye nubwo nuko abantu barimo bafata cyangwa se umuziki wo mu Rwanda imbogamizi ziwurimo cyangwa se imbogamizi we wagiyemo ubundi ubona muziki w'u Rwanda mu by'ukuri wowe ubona gute umuziki ubona ugeze hehe ubona uri mutanga iki mu by'ukuri wowe wumva ufitiye mumbero muri uwo muziki iyo urebye umuziki w'u Rwanda uri ahantu heza ntago ari nka kera yego iyo urebye umuntu ahubwo ngo ntunzwe n'umuziki muri Kigali ntunze umugore ntunze umuryango nkora umuziki honori nta kindi kintu kiri inyuma yabyo bivuze ngo urwego rwacu abari gufunguka hari ibintu bari kubyumva bimwe na bimwe kugenda babyumva bagafunguka bagakora ugasanga umuziki uragutunze n'umuryango wawe kandi ari n'ibintu ukunda umuziki muri make wavuye hasi ujya hejuru nk'urugero nk'ubu nk'aba Bruce Melody abo bose sujyumva ngo ni imiziki gusa bakora like urabatunze kandi nabakire ntacyo na level yabo nta kibazo bimeze neza numva ko umuziki warazamutse mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma wowe rero nyine tubwire wowe wumva uno muziki urawushakamo iki urashaka kugera kuki wumva passion yowe watubwiye ko uyifite pe sibyo ariko se urifuza kuzagera mu muziki urifuza kuvana uno muziki urimo uvuga ko umaze kumera neza wowe urumva wifuza kuvana ukawugeza hehe mu by'ukuri njye mvuga ko mbonye ubushobozi njye urumva ni refera cyane nkuko nakubwiye ngo ngira urugwiro ngira urukundo naje gusanga passion yanjye ni refera ku bantu bari mu muhanda cyane no buzima baba bugoye usanga indirimbo ndi kwandika n'ubundi nubwo ziba zirimo amagambo akomeye nyine ziba ziri ukuntu ariko usanga ari top n'ubundi ari babana mu muhanda bwati mukore mwicika intege try ndabizi ko muzagera igihe ibintu bigende neza usanga ari icyo kintu nifuza ko iyo message bindimo muri yagera kuri abo bantu umuntu yakumva indirimbo ikatubata ko ibyanga byakunda reka nkore ndwane bitewe n'iyo ndirimbo mvisha urabizi ko ari abantu bakunda indirimbo yakumva indirimbo atoke uyu muhanzi nkuko yabivuze ko ari byo agakora cyane kugira ngo kamuviramo inyungu akavuga atoke from me byaturutse kuri njyewe umva nyine byacimisha kumva ko ibintu natanze
byagize byatanze umusaruro. Yeah. Harimo nk'abantu bakwinspira cyane baririmba izo ndirimbo zijya komera gutyo nyine nko mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda nta kibazo. Mu Rwanda barahari ni no mu Rwanda cyane. Blues musanga indirimbo aririmba yego ni indirimbo ziri creativity zirimo art. Ni art kabisa. Ni art nago kuva ikimurimo n'icyatanga aho kanya kandi gifite umumaro. N'abaririmba urukundo rufite umumaro. So nge nago nava abahanzi hafi bose twindirimbo zunze ingero yose ndazumva ariko usanga hejuru cyane nkunda kumva ba Bluesima indirimbo za kera zimeze ukuntu rezo nshaka kumva nyine kugira ngo nkure mu magambo kugira ngo mbone icyo nanyindi butanga abantu banyisipira cyane uri hejuru ngubu ni Bluesima no kuko nkunda cyane nkunda kumva ariko nabandi bose ndazumva ndabakunda cyane. Uvuze indirimbo zo hanze waturimbira nk'akaririmbo kamwe kugira ngo turimo turiganira turimo turirimbira turimo ni weekend abantu bashaka kuvibinga de nk'akaririmbo kamwe kakwinspira muri ubwo buryo nyine ka kera mu buryo kuri ego mu kwinspira. Indirimbo nuko ngishobora kuba nayibuka indirimbo wumva ko baticyakora abantu barabahanga yego barabahanga ukuntu bandika urebye nk'ira ndirimbo reka ne kujya kure bamenyekaga Abduru yego ariko uburyo baririmba bumva nyine harimo creativity yabo nyine umwihariko wabo. Ariko hari indirimbo kunyibagiye mana we iri kuza reka nyikure numve nta kibazo nuyikurura nta kibazo uratubwira ndaza ninyikura ndaza kwibaririmba uraza guhita uyituririmbira nta kibazo cyane. None mu by'ukuri Ezra umuziki uririmba cyangwa se umuziki ushaka kujya urimo muri kino gihe n'umuziki wize cyangwa n'umuziki ni impano wiyifitemo muri rusange? Ntago nigize mbyiga nakure muri korali usanga bamwe bakavuga ngo nimbatoze nabaga bakavuga ngo nimbatoza umuziki nkabatoza ibyo nzi ibyo numvaga indirimbo nakunda kumva indirimbo nakumva utuntu turimo nkabasha kumva utuntu nkaza nkatubigisha ngo ibintu ushobora kubizi. Ntago nigize nigana no kuvuga ngo strong instrumental kuba nacuranga gitari cyangwa piano nabyigiye street ko wow ibisanzwe ntabwo niga umuziki ngo ngiye mu shuri ngo ndi kwiga umuziki. Okay ewana ni sawa cyane ndumva bimeze neza cyane. None reka tujye ku muziki wawe rero bwite noneho tujye no kubana sibyo. Umuziki wawe muri rusange ufite indirimbo bimeze gute hanze ubu hari indirimbo bita serious hakaba n'indirimbo bita iyo ni inshuti ndi kukubwira nawe ni inshuti hakaba hari n'imbuto part 1 ubwo urumva ni indirimbo eshatu. No audio ziri hanze cyangwa hari ni video lyrics? No audio na audio gusa na video ndakora uretse company twe gukorana rimwe nibwo nigishaga ibintu nabyo bijyanye na muzika ntarabyize byo kuririmba nibwo bafashe bakora video lyrics indirimbo imwe nta yindi na video hari muri make na videos hari muri make. Okay iyo ndirimbo watubwiye iyo ya ni inshuti niwe inshuti ni inshuti yes. Iyo yindi ni serious imeze gute? Serious nayo ni indirimbo ya nyesipiye ni indirimbo nanditse ndi ku ishuri ariko ituma numva nayikora se bimeze bite urumva nari impinde sanga nabanje muri ngurimba gospel nahise nkaho mpinduye ikibuga yebe sundi bimeze bite. Okay none Ezra ntuza ubwo muri rusange nimba uwo muziki wawe umeze gutyo kandi ukaba urimo uwukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi sibyo wowe wumva wifuza ku uwo muziki wawe wagenda gute muri rusange kugira ngo abantu mu by'ukuri bazagukurikira bagusanga hehe bagufasha iki cyangwa se we wumva muri rusange abanyarwanda bagwitegeho iki wowe urabashakaho iki muri rusange? Nuko tutagiye kure ubundi kugenda yenda ndirimba kuvuga ngo part 1 imbuto part 1 kumvamo ikintu kirimo intumbero nshaka kuvuga umbisobanura ngo nako mbisobanura neza turirimbira baheza ubusobanuro mu kuririmba ngiye kubaririmbira imbuto part 1 uburyo ndi gukora ibintu byanjye n'uburyo n'umuntu umbona ushaka kumfasha. Yarasohotse iyo part 1 part 1 yarasohotse okay yaravuga ngo part 1 yavuga ngo amataje n'amatindi gusahurwa n'ubukene birakanyagwa wenda si wowe wabihisemo isi hinduka nk'uruvu
nkatutabona itambuga turwo wari wambaye ugatambuka utembanwa n'ibitemba bikagutenguha ndabona igicu cyera nta mwijima ubayo hari umucyo haramurika ngaho nyaruka vuba ucirgera n'uwo mugisha wenda imbuto z'icyizere turagwana imana y'u Rwanda ubuzima bwiza buzira umuze ubwihitiramo harera de harera de harera de niyo ngiyo part 1 imbuto part 1 yes urumva message yarimo no kubabwira ko nubwo waba uri mu bintu bibi cyane nubwo nabiciye mu mvugo isa nk'ayijimije wakiprovinga ibintu ukabikora bigakunda kamata washaka uburyo ukora ikintu bigakunda pa kuba wowe gifite mu bushake none se izira ko numva uri muri murimba nk'abandi bumuntu wa muganini wagira ngo warabamize urumva ni inganzo nk'ubu ukunda umuntu wabakunda kwa ubundi akenshi abahanzi bakunda gukora nijoro ushobora kuba njyamye nkumva ibintu bisubizamo nkakora n'ubundi umuziki amanote namwe ajya gusa amanote umuziki twese dukoresha na amanote amwe nagahinduka cyo tuyachanginga ndirimbye ndimbuto part 2 nago akumva bikomeze nk'iyo nicyo kintu nicyo tandukaniro nk'uko ndirimbo gitangira nk'uko nuko wumvishe ariko part 2 wakumva ikindi kintu kitari icyo ngicyo akubona he abanyarwanda bifuzaho iki bakubona gute abayifuza kuba bakorana nawe cyangwa bashobora kuba bagutera n'inkunga kugira ngo ya mishinga yawe ufite y'umuziki abashobora kuba bumvise impano yawe bashobora kuba bayibyaza umusaruro bagubona gute mu by'ukuri njyewe ushaka kumbona wajya kuri Instagram wakandikamo Eazy ni AZY ukandikaho Izira kuri Instagram yanjye Facebook nuko noneho kuri nimero nanayitanga 0788 12 1911 ku bantu bari mu Rwanda bahamagara bagakunda abantu bari hanze nabahende nimero nkoresha kuri WhatsApp nkoresha 0733 72 94 542 tanga abanyarwanda ufite ibinomero byinshi cyane reka bisubiremo yes ku bantu bari mu Rwanda bashobora kuba bahamagara bagakunda ni 0788 12 1911 ufashije na 500 arakeneye ku muziki nabikora ku bantu bari hanze urumva then WhatsApp bakoresha ni 0733 72 94 542 542 nizere ko abakunzi bacu ba DTR TV Rwanda bashobora kuba bumvise ndetse banumvise n'imano y'uyu muhanzi twabonye uyu munsi Izra ariko nanone tugiye kureba wari ufite imishinga myinshi cyane muri rusange sibyo iyo waturirimba ko imbuto part 2 wenda ukaza no kuturirimbira cyangwa se tubanze indirimbo imwe muzakera wibutse neza nakeka wabyibutse noneho turirimbire na part 2 yawe okay banze kuri part 2 yende ndirimba cyane ndayisorezaho nta kibazo nta kibazo indirimbo nkunda mu ndirimbo zanjye zose kuruta izo z'umugabo iki serious indirimbo nkunda bitewe n'ukuntu yanditse iyo menya yaje mbere agahinda ni kabi inkoni nicyo gihembo nibona mu gicuku mugani wakavuna umubiri wuzuye imvune irya mukuru niritinda nanjye nzibona riva ishabasi ryeru mamereye nivi manamvani muheru inzozi z'ibimpamo jamanura imvura y'imigisha nkore kuri zo mbuto nibone nanjye uyu mwandu bisuku jamanura jamanu
Ezra ariko mana yanjye kuki abantu nk'aba ngaba badahabwa uburyo bufatika kugira ngo bageze message nk'izi nziza ku banyarwanda. Reka noye kujya ashyiramo ibintu byinshi cyane turi mu bikorwa itudukubitiraho nakandi kamwe k'akanyarwanda ndirimba cyane wari unsabye agasaza gashira amanga kasanze inkumi iryamye kayikabakaba ku birenge gatibyukunyoza ibirenge turakozwa na Nyabarongo hayiwe Nyabarongo mugezi temba ora mami horere none ora mami horere none ora mami horere none ora mami horere none sinarinze uko inzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabisubira nizirika gashumi bunda hayiwe mbeba zaho ziragatwara ora mami horere none ora mami horere none ora mami horere none ora mami horere none. Yeah. Oh wow Ezra woni Ezra kabisa guys mwabyumvise rero turimo tugana ku musozo Ezra urumva none watubwiye ngo uririmba mu makwe gusa kuki utashobora no kujya no muri tuno tubari ko numva kandi bako bikundira tuno turirimbo twakera kandi nka numva dushoboye kuki utashobora kuba wajyayo nyine bitewe nuko n'ishuri ntabwo kano mbasha kuba najyayo nanone n'indirimbo ziri modern ni refera cyane ko indirimbo nazo wazirimba nta kibazo indirimbo ziri modern kuko nizisanzwe ndazizi zo nazo ndaziririmba ndumva kubera ishuri ndumva imbogamizi ari ishuri niyo mpamvu ugize bisanzwe bisa nkaho ubukwe rumva ni rimwe kiraka kiza rimwe kikagira gutyo ndumva ziradusoza rero wabwira iki abanyarwanda message yawe ya nyuma ku banyarwanda kugira ngo dusoze ikiganiro dusoza hari abantu mbanza gusharoutinga cyangwa se gushimira the first of all ndashimira nyine umuryango wanjye wumva ibintu nkora warabyakiriye byabanje kugorana ariko baje kubyumva noneho baranabikunda kugeza igihe numva papa yumva indirimbo yanjye biba binshimishije ndabashimiye cyane ndabizi ko bari bubibone wa kabiri nshimira ni like nyiri TJP company media TJP media company support yabo kabisa ndayishimira cyane yumva bwiye ngo itike rimwe na rimwe ngo ngiye muri studio ibintunga ushobora kuba bamfasha iyo mbitabaje bamfasha bamenye ko mbashimiye kabisa TJP media company ndabashimiye cyane abandi bantu team yanjye imuri iruhande inshuti muri make zivuga ati bino bintu wabikora batuma na cika intege ndabashimiye cyane ndumva ari abo ngabo abanyarwanda rero icyo nababwira nuko nimbona ubufasha ntago ndapromisinze nimbona ubufasha bishoboka nabonye ahantu nkorera ntago bivuze ngo kuba ndi kuvuga ngo reflection yuko na abantu ndi gukora izo ndirimbo ziri kuzahura abantu ntago bivuze ko indirimbo y'urukundo nayikora urukundo ni rwiza muri make mbonye ubufasha bitewe nuko umuziki bashaka nawo baha murakoze cyane sinzi nyiri TJP urumva iyo company gufasha ubundi ikora iki muri rusange iyo company ikunda kumfasha mu buryo bw'amatike ikora ipromoting ama channel ama Instagram ama TikTok social media zose noneho akarusho n'ama website ushaka gukora app muri telefone kabisa ibyo bintu arabikora website ushaka kuyikoresha arabikora mu buryo bworoshye wamubona Instagram ni TJP media company TikTok na website TJP urandikamo tjptrend.com ahita wabona website yabo bandikire neza services zayo birakunda channel yawe yaranze kumonetizinga birakunda byanga ihembwe kugira ngo noza TikTok ibe verified arabikora Instagram verified arabikora ndumva kabisa shout out kuwe kuko abankoreye ibintu bikomeye cyane
cyane kabisa. Ubwo natwe rero muri DTR TV Rwanda nayo iri under DTR Solutions Limited, ndetse dukora ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibingibi byo gupromotinga impano zigiye zitandukanye kuri televiziyo n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko through DTR Solutions Limited tukabakorera tubaha umutekano wo gucunga ibyanyu n'abanyu, CCTV kamera muri rusange, tubaha internet muri rusange bazikeneye mu rugo n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ndetse tubahareza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'abashaka kubyiga ibyo ngibyo byose muri DTR Solutions Limited niho honyine ushobora kubihasanga, umwana akaba free akamenya ikintu kitwa umwuga muri rusange. Ubu nanjye wanyigisha gukora system cyane kabisa. Ubu ngubu byose waza ukabikora kabisa, nta mpamvu yo kwicara ubusa, abafite abana babo babazane. Okay, sawa cyane. Reka twizere ko ubutaha dushobora kuganira tubona byibuza hari ikintu gifatika cyagezweho, kandi tubona ko wenda ubutaha uzaza ukatubwira ati ndashaka kujya nkubwira abanyarwanda ko byibuza ubu ngubu nk'indirimbo imwe yanjye byaciyemo, ubu ngubu indirimbo yasohotse harimo video cyangwa se na audio yayo imeze neza muri studio zigiye zitandukanye, sibyo? Okay, murakoze rero guys, murumva arabyumva, uriya n'umuhanzi wacu, nizere ko bimeze neza cyane, mwamwumvise. Ubwo hasigaye mbahaye umupira ngewe ku ijambo rimwe rya nyuma navuga. Yes, uno munsi naje nta instrument nari meze nabi, bisa nkaho nafunganye wangira ngo wabyumvise. Ubutanzazana nzagara kuri no DTR TV nzanye na like instrument imwe yenda guitar cyangwa piano, nje kubatarambira byanyabyo nagira ngo mbereke ko iki kintu nyishoboye, nzaza nzanye noneho nje kubatarambira nakagaruka hano si mu rugo. Yes, iyo ni promise haye abanyarwanda, by'umwihariko abakunzi ba DTR TV Rwanda. Nzanye gitari, nzanye yenda hari undi muntu ucurangira piano, like nzaza nyine nje kwa full music nkuko baserezanyije, naje nameze neza ariko bizagenda neza. Okay, asante sana sawa kabisa, hasta la vista. Thank you kabisa cyane.